Igitabo cy'imigani igice cya 4. Imigisha ifatana n'ubwenge. Bana, nimutegere amatwi ibyo sabigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga. Ntimukareke amategeko yanjye kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye, ubone kubaho. Shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntubureke, buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Ubukuze nabwo buzagukuza, nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Buzagutamiriza imbabazi ho umurimbo, buzakwambika ikamba ry'ubwiza. Mwana wanjye, umva kandi emera amagambo yanjye, nibwo imyaka yo kubaho kwawe izagwira. Nakwigishije ingeso z'ubwenge, nakuyoboye mu nzira zitunganye. Nugenda intambwe zawe ntizizateba, kandi niwiruka ntuzasitara. Ukomeze cyane icyo wigishijwe, ntukireke, ugihamane kuko ari cyo bugingo bwawe. Ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi. Ujye uyitaza, ntuyinyuremo, uyiteshuke uce mu yindi. Ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha, kuko barya umutsima wo gukiranirwa kandi banywa vino y'urugomo. Ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse, ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Inzira y'abanyabyaha ni nk'umwijima, ntibazi ikibasitaza. Mwana wanjye, ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga. Ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire. Tunganya inzira y'ibirenge byawe, kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukure ikirenge cyawe mu bibi. Igitabo cy'imigani igice cya 5. Ibyo kwirinda ubusambanyi. Mwana wanjye, ita ku bwenge bwanjye, tegera ugutwi ubuhanga bwanjye, kugira ngo uhore witonda kandi iminwa yawe ikomeze ubwenge. Kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koroha, ariko hanyuma asharira nk'umuravumba, agira ubugi nk'ubw'inkota ityaye. Ibirenge bye bimanuka bijya ku rupfu, intambwe ze ziherera ikuzimu. Bituma atabona inzira y'ubugingo itunganye, kugenda kwe ni ukuzerera atabizi. Noneho bahungu banjye, nimunyumvire kandi ntimwirengagize amagambo yo mu kanwa kanjye. Cisha inzira yawe kure y'uwo mugore, kandi ntiwegere umuryango w'inzu ye, kugira ngo utiyake icyubahiro cyane ngo ugihe abandi, cyangwa ngo uharire imyaka yawe abanyarugomo. Abashyitsi be guhazwa n'ibiguturukamo, kandi imirimo yawe ye gukorerwa mu nzu y'umunyamahanga. Amaherezo ukazaboroga umubiri wawe umaze gushiraho, ukavuga uti, ayiwe, ko nanze kwigishwa, umutima wanjye ukanga guhanwa. Sinumviye amajwi y'abanyigishaga, kandi sintegera amatwi abampuguraga. Nari ngiye kurohama mu bibi byose imbere ya rubanda ndetse n'imbere y'iteraniro. Ujye unywa amazi y'iriba ryawe, amazi ava mu isoko wifukuriye. Mbese amasoko yawe yasandarira hanze, n'imigezi yawe yatemba mu mayira. Bibi byawe bwite, kandi ntubikorere ku nzaduka. Isoko yawe ihirwe, kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe. Nk'imparaka zikundwa n'isirabo nziza, amabere ye ahora kunezeza, kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Mwana wanjye, kuki wakwishimira umugore w'inzaduka, ukagira ngo uhoberane nawe? Kuko imigendere y'umuntu iri imbere y'amaso y'Uwiteka, kandi niwe umenya imigenzereze ye yose. Umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe, kandi azakomezwa n'ingoyi z'icyaha cye. Azapfa azize ko yanze kwigishwa, kandi ubupfapfa bwe bwinshi buzamutera kuyoba. Igitabo cy'imigani igice cya 6. Ibyo kwishingira. Mwana wanjye, niba wishingiye umuturanyi wawe cyangwa ukarahirira ko wishingiye umunyamahanga, uba ufashwe n'indahiro warahiye, ukaba uboshywe n'amagambo y'ururimi rwawe. Genza utya kandi wikize ubwo waguye mu maboko y'umuturanyi wawe. Genda wicishe bugufi umwinginge. Ntureke amaso yawe agoheka, ntuhunikire. Ikize nk'isirabo iva mu maboko y'umuhigi, nk'inyoni iva mu kuboko k'umutezi. Iby'ubute. Wa munyabute we, sanga ikimonyo witegereze uko kigenza, kandi ugire ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo muki, kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabute we? Uzakanguka ryari?
uti henga nsinzire gato nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Iby'Imana yanga. Umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi, niwe ugendana umunwa ugoreka, akicirana amaso, akavugisha ibirenge, agacisha amarenga intoki ze. Umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabiba ibiteranye. Nicyo gituma amakuba ye azamutungura, azavunika vuba kandi ntazungwa. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira. Nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Iby'abamaraya. Mwana wanjye, komeza icyo so yagutegetse kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Uhora ubikomeje ku mutima wawe, ubyambare mu ijosi. Nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Byakurinda umugore w'inkozi z'ibibi no gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahangakazi, we kwifuza ubwiza bwe mu mutima we, kandi ntukunde ko akwicira ijisho. Kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye, imyambaro ye ntishye? Cyangwa hari uwabasha gukandagira amakara yaka, ibirenge bye ntibibabuke? Niko bimera no ku muntu usanga muka mugenzi we, kandi umukoraho wese ntazabura kugibwaho igihano. Abantu ntibagaye umujura wibishijwe n'inzara, ariko iyo afashwe abiriha 7, agatanga ibyo afite mu rugo rwe byose. Usambana n'umugore nta mutima afite, ugenza atyo aba arimbuye ubugingo bwe. Inguma no gukorwa n'isoni nibyo azabona, kandi umugayo we ntuzahanagurwa. Kuko ifuhe ry'umugabo w'umugore ari uburakari bukaze, kandi ntazamubabarira ku munsi wo guhora. Ntazita ku mpongano, ntabwo azatuza, naho wamuhongera byinshi.